Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu azagukorera Rwanda. Amashuri amavuriro maboko yacu azagukorera Rwanda. God have mercy upon us. Wiriwe sheri. Neza bite se mukuru? Hano rero nta ntebe tugira. Ngo nyine wicara aho ubonye. Kibazo. Neza bite? Ni sawa. Wowe. Sha nanjye naho ngaho nyine n'izuba ryinshi nyine ariko nyine renda kumena umutwe pe. Ase sheri ko numva nshonje nta kintu wampa. Reka nze ndebemo. Nuko rero icyo nicyo afite mu nzu nyine ubwo nyine urihangana nyine. Hano ngambona nangaze haba amata yakuye. God have mercy upon us. Ndakomeza kumubwira kanga hano ntago ari iwacu ahubwo ni iwanjye. Hano ni iwanjye mfite umwana umwe umugore ntawe ngize sibyo. Ariko rero ayo mata nigire nka nyine umubyeyi wacu yampaye nyine. Yampaye nka nyine kugira ngo njye ninywera amata n'abana banjye. Ese ko utari ku Nasizo mwaziba. Wano ugaka kusura nkajya kuyikwereka iri ku ifamu higiri. Nziza cyane rwose. Ndumva naryoshye. Ya umubyeyi wacu hari icyo atazadukore. Ibyiza biri imbere. Ndumva inyota iri gushira dawa. Kambanze ngo hanagure kumwe. Oya buretse. Ngenzi tagasura. Ako ndabona wari waje wabyiteguye uziko wemeye uzana ikiringiti yorosa kugira ngo wihanagure. Ikiringiti si kiniki Igiti. Nagasura. Isume zimwe bajyana muri dushe. Bajya baruzi kuri bunywa amata. Ntabwenge ugira isume yakini ukajyana muri dushe. Hazase utanuka. So utangiye kunyita ko nta bwenge ngira. Nese kucyemeye gukundana n'umusore utagira ubwenge. Oya ubwenge ushobora kuba ubufite ariko ufite ubugoryi bwinshi. Iyi sume wakini ukajyana muri dushe koko. Shero tatangiye kumenyera sigaye icyo nicyo napfuye n'umugore wanjye nari mfite. Nubwo yagiye asigiye akana kamwe ariko ndawe ndamushimiye ariko nubwo nawe yambereye nk'icyomanzi nyine. Ariko nizeye ko nawe utazampemukira nyine. 70 years old man. Ngaye mwari nyine ubanza ushira icyaka. God have mercy upon us. Arya sheri bazatwera yeko nahibo. Nawe se ubundi kuki utabyibuka ko nawe bagirwa ko Ntago ndi kuyibuka pe. Ozo uvuga ko nta bwenge njye ariko ndabona niwe utabugiye nese kuki utabyibuka. Oke niba ushaka kumenyana rero bazatora mu Kagarama haruguru ku kigo cy'amashuri. Ariko ugenda ubanza wegera umudugudu wumve ko hari abana barya isupu. Wiki? Hari abana barya isupu. Ushatse kuvuga iki se? Umukobwa wamukuye. Duse birakureba. Jya mu nzu z'ibyombo wa cyana. Nawe umaze kunanira. Uri kumva jya mu Sister Gazini. Apostle, we hear of this. Undusha kurya neza. Will you keep quiet? Ese sheri umugore wawe mwapfuye iki? Umugore wanjye nanga gukunira. Bushije hano haje umuntu uri gusaba. Ariko naje usanga arimo aramutuka. Noneho ikindi icyongeyeho none yajyaga gusenga kambuza. Kandi urabizi gusenga nicyo kintu cya mbere. Ni nacyo kintu kibesheje abantu kuri iyi si. Ubuso udasenze waba ukora iki? Ko nadasenga se nimbayeho neza. Nawe usaraho mutandukana. Ariko ugomba no kubimenya. Nese kuki udasenga kandi gusenga ari byiza. Ibyo bigira ba nyirabyo. Hanyuma bafite umwanya. Nese uwo nta mwanya uba ufite. Wakubanje yanakongera. Akazi kenshi. Yashire nawe utangira kuvuga uko uzajya. Nese ubukeka ko ubayeho uko nguko ariko ni Imana ibi bishaka kubaho. Hari ababyuka bapfuye, hari abari mu bitaro bacitse amaguru ariko uri muzima. Ubwo nawe ugomba kujya ujya gusenga kugira ngo ibintu bigende neza. Mwubwo buntu bw'amafuti nibwo wapfuye n'umugore wawe. Oya nawe akuribaza umugore wanjye umbuza kujya gusenga. Nese ubwo yambuza kujya gusenga kuziye mpamvu. Uranyishe uramwiruka. Namubwiye wowe dutandukane mu mahoro. Nta kintu ushwanye nawe ibyo wazanye ubijyane. Nta bintu by'intambara nkeneye hano. Kazi byombo urarangije se? Kabisa. Sister kutambia kazini. Urangije kweza ibyombo?
nabirangije. Wabirangije? Nese urimo urareba iki? Nope. Hari ikintu uri gushaka hano? Kugishaka n'umukobwa wanze kumbwira izina. Wese witwa Jewe? Sinajyanze ko leta ari mu irangamimerere. Mirisho niryo ryanjye. Okay, nanjye nitwa Mutoni nyine. Ariko hano nutava ufite inda y'imanga ebyiri. Arashaje wabuze kunyikundira. Reba arashaje. Nuko kubagisha n'inda bigutumye. Mwana utangiye nawe kwigira marene nibyo bigambo n'inda bigutumye. Wabigutumye ufata ibyo mvuge ko zacha. Natwe mva ufite imyaka ingahe? Urashize none. Imyaka yose ubwo se sakinga ndibagiwe navutse mu 2000 ufite imyaka 2000. Urashize none. Yavutse mu 2000 ufite imyaka 20 ya 2000. Warasaze Ibyo koza ibyo mboto n'imbuga ikeneye gukubwa. Rega niwe mwana afite. Nose ujyambi ko ngiye ishaje sha. Narago sister wanze kumbwira akazina. Nakibagiwe. Utangegera. Shiri wikwishinga umwana nyine nakundi. Ese nabigira. Umwana nyine atangiye kwigira ingegera. Kandi mbona ari umuntu ubwenge bwinshi rero. Abundi shiri we nugera mu rugo nyine bimwe by'amatora nyine twa turi kuvugana nyine utugenda mu mudugudu agushyire ku rutonde rw'abantu bagomba gutora. Undi tutari gushyigikira umubyeyi wacu. Ubona hari cyataka. Akaisha fulana ikomba cha nyikomba. Ndukomba. Wowe. Nawe bakakora. Buhende. Urafite. Nose wayogeje. Ne nawe utegereje ngo None. Ageni ndakubwe ko nkukora amasafa. Uri bagiwe ngo niwiri rwubita no mu gitondo uzimbita. Urazibagiwe. Nikubita se nkubaza cyo ujya koza shawe ntesha umwana. Wakihanganye kari koko. Uko shawe ujya koza ureka kozesha. Uri kubeshi no mukobwa uri mu gitondo ingumi wirirwa nkubita. God have mercy upon us. Utese utu shawe ntesha umwana. Ubwo yatashire ubwo rero ku mugonda zimwe. Ahubwo ari igihe dushaka kugura. Kakanu akazi nitujya gutora niko uzagenda ufite. Sibyo? Natwaye gutya. Ubwo ubanza ugende mu mudugudu nyine ugushyira kuri liste y'itora nyine. Bagenda bavuga ngo iki? Ngiki? Kanyumvira nawe. None ubwo nibyo nakubwe nta n'ibyo uzi none. Uzagenda uvuga ngo iki usaho handitse ngo. Handitse FPR. Ibyo rero nibyo mbashyene. Nibyo genda uvuga. Haguka uwo tugenda ariko rero ubwike mbavuge rero sheri sibyo? Nizere ko imvugo ari yongera. Tugomba kujya gushyigikira umubyeyi wacu kuri 15 kandi ako kantu uzagenda ugafite. Nase natundi bajya baduha. N'imipira bazayibaho icyo atazaduha se n'igiki. Tugenda ariko banza umwire kwa ku muyobozi w'isibo yacu. Tugenda. Gukomanga ku kibuno cy'inzovu yakoma wese sha Neza bite Nese uragenzwa n'icyanura God have mercy ko nangize nguri igisa Niko hano uri kugenzwa n'iki Uri kureba uri kugenzwa n'icyaha wowe cyo hasi aho ndi sumusa bikanze tuganire Izuba ko mbona rikazera none sajya ngo nguke nje kugusura nyine tube tuganira ku bintu by'amatora Nese ubwo nawe ufite imyaka yo gutora karanga muntu usigera ngo nzagatora ejo bundi ejo bundi byari so ntabwo nyine kigiye navukiye iki Nese urumva ushaka gutora kandi utazi n'igihe yavukiye nta myaka ufite Nese urajya ngo ufashe iki wanjye Ubiza kumva ko ufite irangamuntu ufite n'imyaka yo gutora ni 20 yonyine uzanangira ijwi ryanjye iwacu nta muntu wigeze ubwo nzamenya nditanga ngo ikimwa
ariko biragaragara ko ukiri n'umwana ahubwo niba utanonka simbi iyo amashereka nta kikurimo wema nyine nandi kugira ngo ukinishe mwana iyo gutoranya ndayifite urayifite nose ufite nk'imyaka ingahe kati nka 27 burangiye kuzuza ko waba warasaze mu rugo nk'ingurobera ndashaje ikindi twavukiye rimwe gisiga kigenda hamanuka gusa azamuka ntabwo cyashobora ubu ndagenda kubona amenyo ndumva ufite ubwenge wanjye ariko gutora biremewe wanjye ahubwo reka nze ndaje nkuzanira akantu uzajye gutora ugafite ariko se ubundi wowe uzamenya uko babikora ariko ntari ibindi uzabimenya twagiye sha reka nze ngumeho kaza aka kantu kukabona se ntabwo kako tuvugane duhagaze kugira aka kantu urumva ugenda ukabike nk'amata y'abashyitsi umunsi twagiye gutora niko uzaba ufite sibyo ni ukugenda turirimba FPR twakazamuka nguko urumva FPR wowe tuzagenda twakazamuka turirimba FPR oye ariko sha nujya gutora wowe hari bazakubona nk'umwana nirangamuntu uzayitwaza umwana hatazagira umuntu ukwiyongoza ngo ntabwo ugomba gutora uzahita ukazamuruka urumva okay sawa wanjye ega mana uri niga nziza ngaho ugiye nyine reka nahoze kare numva muri mu bintu by'amatora nibyo nyine ese shaho ko utarakura nawe ngo tuzajyane imyaka 2000 mfite ubu 2000 ako ko ari jya kubyaye niwe wambyaye ingenzi jya wavuki ufite imyaka 13 10 ningahe n'itatu akaba nabeshyura mukobwa nese kubesha niwe wabizanye abandi bo ntibatubesha sha ubwenge bwawe burakira tangiye no kuntuka akujya mwanwari iki ibyo ukora byose ujye wibuka ko ndi papa sibyo tujye tworoherana ntazagukubita nkagukurikiza mama wawe ndebera nawe isi kinini nukwita waruguze utaruri naho gutunuwe ntabwo urakora sha abitaye inka tukaba tunywa amata nanjye tuzajyana kumutora subwo bazemerara batazabyemera bazabyana mwana tuzajyana ahubwo ikindi gihe ariko aka kantu nyine kaba keza gusa wenda guha akangaka wajya ukamanika nta kibazo igihe cy'amatora ukakamanika ukungu nzajyana nagashyira hano ujya ahubwo ujya ugashyira hano nta mufuka ugira sha gusa ntabwo amatora amaze wenyine kutamaye si wowe yakama si uba uri munsi y'inka ntabwo uri kuyonga kanyumvira ibyo kandi yendo noza inkamwa mane reka nyine perezida wacu ntacyo atazadukora si ubizi yaduhaye inka ntiwari ugiye kurwara bwacyo witwa n'umutwe perezida ntacyo atadukore sibyo yashyizeho amashuri uriga ashyiraho amavuriro ujya kwivuriza ku gihe mituweli zose nakubwira n'amarobine ukeka ko aya mata se aya mata mbona ni icyayi natetse ntabwo ari amata ako nyine ujye wibuka ko icyayi se ko natari amajyane nayakuye bayakuramo gusa nyine barakantu cyangwa nk'akaso aka kantu wazakoraho kano gati ukayishyira hano urashize noneho mu bintu utinya aka kantu ugatinya akantu karakomeye usuzugwe nakumena ubwoba ibyo bintu nta nubwo nzanabimenya urashize noneho no kuri kw'Imana nubwo nta myaka yo gutora mfite tugire gutya Assalamu alaikum wa alaikum barakatuh.